kugira ngo nicyo bita kwinjiza nyine nicyo bita kwinjiza ewana aba ari neza cyane. urwo ni rwo rumogi rizira ni aha mpagaze ni ku isoko ry'urumogi mu karere ka Rusizi umujyi wa Kamembe. iri ni isoko mpuzamahanga hano bahita nko muri Jamaica niko bahita. Iyo umuntu ushaka kuruhacururiza ntago ntushobora no gusanga avuka nini arusha nko cyangwa atuye hano hafi, ushobora no kuba yavuye izo za Shagasha za Munyove ariko akavuga ati ahantu nabonye ari umutekano ahantu abantu bahagerera ni hahandi. wenda akavukira nta kavukira ni icuruzo. Umunyamakuru bashobora kuzamuha wenda ushaka usanga ari abantu bava mu Bugarama bava mu ngako hakurya babibonye ako ntabwo aba ari kavukire hano, ukavukira hano ntabwo yacuruza urumogi. irarunwa wenda kurunwa ndabyemera ko nanjye nabura kudakubitaho n'ibiri ubwo bari kwiyibutsa. ubu ngubu muwamuzi n'ahantu barucuruza ku buryo bwa tugenda ajya kwa runaka njye kwa runaka kandi aho nyine isoko ni iringiri ni market ni isoko mpuzamahanga. ni mpuzamahanga. cy'urumogi wowe utarureka urumogi biragoye kuba wareka ikintu kandi uhora unakiva. marake nyine kuvuga nyine numva ngo Rushakamba Rusizi nyine marake ngenda nakeka naho mu Rwanda gisigare ku mwego itabi ku gasozi. Stop ku rumogi nta kindi. Urabona inaha duturanye n'umupaka. Urumogi ruva hano Bukavu. Hari inzira za Panya unyuze hano hepfo, unyuze iyo za Nkombo, unyuze hose hari inzira za Panya kugera i Kongo. Wewe ndasibyo ko ari n'urwo rumogi gusa ubuvuga. Umundi nabanywa ikintu bite icyo bita imiriro nyine imiriro nawe urayumva. Imiriro biki nyine umuriro imiriro urumogi ruri hasi. Hari inzoga zindi zirenze izo bita Simba, izo bita Mitunu. Mitunu yo iragatsindwa n'Imana. Abantu bose hano urasanga ari California niko bavuga. uyu mukecuru uyu ni nawe unywa rwinshi kuturusha. Ingabire Joye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe avuga ko iri soko ricuruzwamo urumogi ntaryo bazi ngo yewe ngo nta nubwo ritanga imisoro. urumogi ni igicuruzwa kitanemewe mu isoko ryo mu Rwanda. byumvikane ko nk'umuyobozi nanahanyuze cyangwa hari nk'abadaso bahanyuze ntiwabona abantu bacuruza amasoko yandi aho tuyazi Kamembe iyo uhanyuze nta wirukanka ngo aguhunge. ni n'amasoko twabwira abantu ko bagana ariko aba bantu bikururiye ibibazo nibataba twarunganye ababaza niba ntabwo isoko ryahaguma cyangwa icyemezo cyemera ko urukwashinga aravuga ko abantu bakora ibintu bizwi n'ubuyobozi nyuma gato y'abandi bantu bagiye kuri rwinshi kuturusha. uyu mukecuru uyu ni nawe unywa imiriro urumogi ruri hasi. hari inzoga zindi zirenze izo bita Simba, izo bita Mitunu. Mitunu yo iragatsindwa n'Imana. Abantu bose hano urasanga ari California niko bavuga. uyu mukecuru uyu ni nawe unywa rwinshi kuturusha. Ingabire Joye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe avuga ko wenda ko bari wajya kubafungura mukecuru amujyana mu nzererezi se namugera mu nzererezi we mukecuru bajya bakajya amazi uriya we rwamujyana kwa muganga uriya mukecuru ariko nabariya bakwiye kugera baba nuko bajyana heza uko barehabilita abandi ko bajyana kuri izi tugerane muneza urabona imbaraga umukecuru afite ntazo hari n'isobanuro uriya mujyajya bamushyizemo tukumva ibintu byajya avuga nta kintu avuga akavuga ati murandega yegere nyuma rwinshi kandi rero ko mu nzu z'abantu kuko ibi ngibi hari ibintu